ubusambanyi murabuzi? Ubusambanyi ushobora gutuma utandukanye n'uwo mwashakanye, kandi burya uyu munsi waje imbere y'abantu bose uzamuye ikiganza uravuga uti rwose nkurikije n'ibyo muza kuvuga nzabana runaka. Mu gihe akirere agasanga gisebeje ukasinda ukajya mu muhanda ukinyarira ukikora ibya famiye, ugahita rwose ndabona bitakinga. Mushobora no gutandukana amezi runaka, imyaka 2 mutabana mu rugo, nabyo bishobora gutuma bitandukana. Ibyo nabyo mukagira uko mubiganiraho, mukamenya uko bigomba kugenda. Mu mwanya turaza kubavuga, ariko icya kane ni uko ushobora gutekereza ubundi buryo bwo gucunga umutungo wanyu, mukawutujya tukaganira ahangaha. Wowe wese wishibye araza kunyura ahangaha atubwire uko byagenda. Jewe Emmanuel Ndikumana maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Bisanabera Charlotte mbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Bisanabera Charlotte maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndikumana Emmanuel mbere umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Niyonzima Pascal maze kumva icyo amategeko ategeka abashakiranye, yewe shyingiranywe tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Pascal Niyonzima mbere umugabo, tukazabana uko amategeko maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Pascal Niyonzima mbere umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kayirangwa Sylvain mbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Kayirangwa Seraphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Bengeje Jean Bosco umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Niyonzima Callixte maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Liliane Kwizera kubera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Kwizera Liliane maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Niyonzima Callixte kubera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe umukiza Albertine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko ndayambaje Claude umbere umugabo tukazabana nk'uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Imana Evariste maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe umbera umugore wowe uwa Mariya umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe uwa Mariya maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Hakizimana Evariste mbere umugabo tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Pacifique Niyonkuru maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko we Chantal Niyomukiza mbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Niyomukiza Chantal maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Niyonkuru Pacifique umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. akajya ku ruhande rw'umva yewe ugira neza Elize Nyirigiti maze kumva uko icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Urukundo Christella umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Urukundo Christella maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mugiraneza Elize
umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Andika hano amazina aha ngaha wandika indi hano cyangwa hano ayigera abandi basinye mwiza abandi kuziranga mu yateje duhagurutse twubahiriza indahiro y'umwanditsi w'irangamimerere. ariko muraza kureka abantu abafotora mu gihe cyo kujya abageni bagaragara. Jewe Rwikangura Jean, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Kigali, maze kumva amasezerano ya Ndikumana Emmanuel na Musanabera Charlotte, Niyonzima Pascal n'Umuhoza Ariete, Mujyaneza Elise, Urukundo Christella, Murengezi Jean Dodier, Kayirangwa Serafine, Niyonzima Calixte, Kwizera Ariane, Ndayambaje Claude w'Umukiza Albertine, Hakizimana Evariste wa Maria, Niyonkuru Pacifique na Niyomukiza Chantal bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, ishingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu uyu Ndikumana Emmanuel na Musanabera Charlotte, Niyonzima Pascal, Umuhoza Ariete, Mujyaneza Elise, Urukundo Christella, Murengezi Jean Dodier, Kayirangwa Serafina, Niyonzima Calixte, Kwizera Ariane, Ndayambaje Claude w'Umukiza Albertine, Hakizimana Evariste wa Maria, Niyonkuru Pacifique na Niyomukiza Chantal bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Murakoze. Urimba neza. Uri mu teno hanga. Nakubonye ntabwo nagombaga kuvuga gutya. Abadukurikiye mu bice bigiye bitandukanye
yaba ku mbuga zigiye zitandukanye, yaba kuri Kigali News 50, turi mu murenge